wahishije ariko nizere ko wahishije ngiye guteka dore ni kwanza ndebera frema ndebera ibi ni bindi ubu ngubu naya gutonesha naya gutonesha asoni vai hano hano manuka nawe mama hasi mwese muryame ryama neza weho buri wese azi ahantu agomba gukora buriya yaza kumenya gute ko ibintu byose biri gutungana imirimo myinshi nayo igituma abakozi banjye bamwe habo mfite ibyizere abo usengaza kumenya gute ko ibintu biri kugenda neza abashoferi bajyanye imodoka hanze ntabwo nzi ngo niba bamwe bari mu mbasa abandi baramutse ibyambo ntabwo mbizi ubuse inka zo urabashumba buriya umukamo buriya si kugenda neza inyana buriya zageze kuzazo uko bikwiriye ntabwo mbizi kabisa ko biransaba gutembera nkagera mu mafamu cyangwa mu mirima se ho ko mbona imvura nayo ishaka kugwa abantu bagomba gutera imyaka induru bize kumpa amakuru ko ibintu bimeze neza ko abakozi b'iki gihe nabo kubizera biransaba kubashiraho igitutu nkavangamo n'inkoni niko biri mugende kabisa ntabwo mbyumva kandi okay reka nze ndebe umukoresha wabo ndebe ko nibura aruze kumpa amakuru ako kantu reka ngakoresha reka ndebe ko bawo iki kirere kandi ubwo gifite umucyo ari gitondo gihere ndabona kabisa mbakozeho ba umusaruro waboneka mame Gora buranti amukobwa w'abasinga here uraho muraboneza arahoreza ute meze nabi bakihere abana bameze nabi ubona zimwenda kumura ureba aho nyenyeri nanjye nuko nanjye abana banje baburaye dore nanjye ubundi nagafuka ngiye kureba ko hari aho nabona utujumba ngo ngaburira abana cyane niba hano urahabona bitatu wenda uramaho kimwe ndakigaburira abana kandi uza kwagerekebesha ntago uhazi ntago ndi kumva ngo ni hano hirya ariko ntago ndi kuhamenya kwa nyirakebesha ubu niho hasigariye akazi we mu kiruri mu mudugudu wa Cyondo ubu niho hasigariye akazi uretse kugenda ariko arakoresha herene arakoresha afite n'umukoresha umukoreshereza witwa Mahano ni ukuvuga ngo ukora ariko ukotsa igitutu niko uzazihanganira herene oya wenda haraho nakoraga bankubise umugongo bawuciye ndavuze ngo ndataje nta nubwo bamembye kuko n'uri nakoraga bakambwira ngo ugejeje bibiri arahubise ndagiye karama data buja mwiza bimeze bite ko ntari ko tuheruka kumpa bimeze ikote rwose kubera abashumba bari mu nkase bari mwatinze umuryamye ndavuga n'igihe mwasohokera cyose turabaha ngo wari utegereje ko mbyuka niko bimeze okay abashoferi hari wageze hano mu bagiye shoferi no yari yaza ariko abagiye mu mirimo abahinzi bagiye guhinga bagiyeyo iki gitondo wari dukunje kibite bacumi nk'abazishoye bungubu ziriyo hepfo abantu se bashinzwe kuzana amata hano baheruka hano ryane urabizi barazaga rwose databuja barazaga nibyo barazaga rwose ibintu bikurikirana neza barazaga na barawurenze urabona batuye ifumbire bagarutse abantu se bimba bagomba kuzana amagaraviye bagakora hano imbuga sinshaka gukomeza kubimeza kabura buza yagiye kwikorera ubu nawe baraje wabahaye gahunda bose rwose ariko abantu utari gukora ndavuga databuja rwose akazi kanje nivure niko bimeze ni akazi kanje nivure mperuka hari ikamyo ntagikubita amaso amakuru yayo urayazi ko zina kubwiye ko ugomba kuba dasharwa ugomba kuba sharwa w'imodoka n'ibyo byose ukabikora byose biri ku murongo nuko wenda tumaze iminsi tutagubitana amaso bera akazi kabaye akantu ariko byose biri ku murongo witeguye ko nshobora kukongeza amafaranga nibura ibintu byanjye byose bigenze neza atabuja mwiza nzagwa uzagwa rwose nzagwa ngo uzagwe mu mbuga ahubwo ndakubana kugira ngo ukurikirane ibintu neza nawe uzatera imbere siko bimeze se okay bishatse kuvuga ngo baba abantu
bashinzwe imirimo hano mu rugo mu mirima abo bantu bose urabikurikirana umva nta kibazo rwose none se here kwa nyirakibesha naho gukorayo ko akazi ko hari njyaho gihereye ni ukuvuga ngo afite umukoresha nawe w'amahanga akotsa igitutu n'inkoni ziri ku mugongo mbese ntabwo uhumeka n'umunota n'umwe oya ntago yaba nkaho nakoraga aha nakoraga ndiwubwira ngo barankubise umugongo barawuciye noneho kwa nyirakibeshaho ikibazo iyo ukosheje akantu gatoya ku gihembo mwari mwumvikanye ujya kubona ukabona baragukaza ariko basi baranakugaburiraga ku manywa ibyo biba bihari bakabiguha nabi bagutuka ariko ntacyo bakabiguha nta kibazo tugende ndakakurangira rwose dore ubu wari uhahise duhuye ariyo nanjye nari ndimo gukora agakeri kumenyeka abandi ni inkoni watangutse wageze mu ifamu se ko nari nzi ko imboneza yari yarimwe wamenya ko yarabyaye na yindi y'igaju nayo yarabyaye Nicoza mihigo se Nicoza mihigo yarabyaye ubwo yabyaye babiri yabyaye inyana ebyiri okay na cya kiraro cya ruguru naco twarakivuguruye ubu hasigarimo izo nyana izindi ziri mu gihugu wamushumba witwa Bwiruke se ko yamberaga nabi wigeze umwigisha Bwiruke ni ukuvuga ngo ko byagenze kuko umuntu atangira afite imico mibi bikagera akagaragaza ikinyabupfura yagaragaje ikinyabupfura mukebuye mbona ari kugaruka yagiye ku murongo babandi baza gushaka ko imfizi yanjye yakwimya inka zabo amafaranga baragahaga nagaza niyo mabusha rwose nta kintu umubajije nasanga nta kintu cyane rwose nta nabaguciye ibintu byose biri ku murongo biratondekanye ni nk'umugozi bese ubwo gahunda ni gahunda rwose ubu mvuze ngo reka nkongeze wabyishimira kuko ari cyo wanyereka umva neza nakumva ukize hejuru mu ijuru niko bimeze ntuzajya umbona rero yego uri kubyumva yego databuja ntuzajya umbona ugiye tuvuga ngaho ngongera uhaguruke indamutso uzajya undamutsa niyo sibyo nabizi ntugukoraga mu murimo sogokuru wanjye ni urugamba rw'imanza uzajya uvuga utusana rugamba rw'inganizi aho bisubiramo numbuka naho iyi minsi kandi tugomba kubona umusaruro tugahunika ibigega wabyumvise ibyansi ntibikaburemo amata abantu kandi baza hano n'abagaragu ibintu byo kuyobora abakozi nibyo bintu natorewe ndabizi yego subwiye mbuze umugaragu wumvikira umugaragu n'ubwo ngo ubundi umugaragu iyo bose ari aho akafite n'umugaragu bivuze ngo ubwo ibintu byose usa n'ubenshyize mu maboko ndetse ko ari ibyawe ariko biri mu maboko gawe yego ntabwo rero mpatse umwe mpatse benshi ariko niwo bakuri bivuga ngo uko naguhaye gahunda uko icyumweru gitashe sibyo uko nyokobuja adahwema kunzanira icyansi cy'amata meza nawe ariko uzajya umpereza ripoti buri gihe ariko bose ndagerageza dore kandi ndi mu minsi yo kongera gusubira muri ya mahanga ngiye kugusigira gahunda ariko uyu munsi ndaza kumenya ngo iyi mbuga ntizongera gusa gutya oya kandi turi gutwara na gravide yo kwapfa dore nk'ubu gihe mbere nta n'umwe ndabona uyizanye oya baraje bivuga ngo bakurimanganije nureba nawe urabuze ubu bari gupakira ni uko bacyumve neza uri kumva ubwo uyu munsi uramurika ibijyaniranye n'abahinzi ejo uzanyereka ibijyaniranye n'abashumba ejo bundi uzanyereka ibijyaniranye n'abubatsi bari gukora aha ngaha siko bimeze ariko ubundi reba ugicuruza inyanya tuzibe bose ukuntu wari umeze neza yewe nzibagara amagaze ga bose urahomba reka kako kazi kawe ntumva reba ukuntu yaje ngari ameze ugeze guhura je asaniri musabitani musabitangana jewe ariko jewe ndaza kugendera amafaranga 30 uzagenda ugenda nawe reba imbaraga aha muri hari uzamucikira muri hariya nagaza gukata cyane rwose nabonye n'agakaramu yugafashe umenya kwandika narize ntuza ya kera sarari ndayifite sarari yego icyo gishatse kuvuga ko nta kintu na kimwe kizajya kigusoma ibintu byose uzajya umenya uko byakabaye simbandikaga sinatanze kandi uzajya wibuka ko nagusabye gushaka abaririmbyi bazajya baririmbira nyokobuja kugira ngo yishime yego rwose databuja icyo nacyo kirakenewe mu rugo rwawe siko bimeze yego rwose databuja ya mfura yanjye nibura ujya umenya ko yaryamye mbese
rwose databuja umwana w'umuhungu ugomba kuzajya umenya ko yaryamye ukamenya ko yariye neza ninje mwogereza nabibujije abakozi ibintu byerekeranye n'uriya muhungu ari inkweto ari ibintu byose bijanye n'iki byose ninje ngomba kubitunganya uriya mwana rwose mufataga nk'uwanje rwose yes rwose uzashyiraho n'umuntu kandi uzajya akurikirana inkweto yambara no kwishura umunjanaga n'akaboko nkamugeza hariya nubwo ari mukuru nuko niko igisekuru cyacu cyari kimeze ntabwo ari ibishyashya ntabwo ari rwose databuja turi ku gicumbi cy'amafaranga nuko rwose n'ibyo kurya amatungo n'ubutunzi rwose siko bimeze yego kandi urugo rwacu ruzajya rutemba imitavu n'ibigomba wabyumvise yego rwose kandi nta kibazo rwose ko uzajya uvuga utiganza mu rugo rwawe ntiganza utengamara utegama ako kantu ni sawa nuko bimeze noneho rero abo ngabo bagiye gupakira garaviye ndi kugira ngo nje ndagenda mbarebe kuko urabona nabara barimo umurimo ntabwo igihe bageze gutya bajugunye ibijumba inyuma bakabirenza baje gutaha bakabishira mu bakabijana iwabo ubwo rero iyo mpahagaze mpari nta warenza ikintu nta wagira ate niyo garaviye ntibayiyora ngo bayimene mu rundi rugo uko gafuka kamwe ni 30 uje bikurikirana ku isoko uraba igihe bakafashe gutya bakaba bakagurisha ahandi uhembaga 75 ngiye kugushyiraho igiceri cy'icumi iyi myaka yacu turimo ubwo nta mugabo uteraga impundu n'ukuri uriya jya ubikora dore ndi umutware w'aka karere kose jya ubikora ntazakuniga ntabwo nanjye kubyumva neza nakurahira nyabingi uretse nawe n'abandi bose batuye aha ngaha kuri iyi misozi umva iriya hirya dore niho mpanye n'abantu mbaguye turiya dusozi twose zikora muri rwacu siko bimeze sibyo na hariya kuri iriya mirambi ukumva babashumba mbese nkariya byose nabisize mu mutwe ibi byose bigomba kuba mu mutwe wawe nabize muri radiyo ngo nyine nunyereka ko utakibishoboye nibwo nzakongera undi ariko wowe ugomba kuba ubarenze mu mafaranga kuko inshingano zawe ni nyinshi niyo mpamvu uri kukubwira ngo kajya kubareba ngaho rero simbuka mu kanya uraza umbwira uko bimeze sibyo ariko kurikirana aba bantu dore nta muzigo turabona hano birarara birangiye rwose sawa ngaho genda simbuka urakoze cyane yego databuja Juma turi guhekenya nabyo bashobora kuyagukata barabidukata n'imbaraga zose nkoresha mutware uracari hano narindiho mvugana wa mukozi wacu Mahame mubaza ibintu byanjye byose uko bimeze ari kumbwira ati ibintu kubikurikirana maze kumbwira utuntu twose ngo nanjye mbonye ari byo koko ndavuga nti okay noneho simuka urebe n'abanduzi batari gukora neza ubwo rero niba nawe wari uri kugira ngo ukurikirane ibintu byabo narinzi ngo wagiye abasi baracakora icyanga nagenda gute kandi nagombaga kumenya uko bimeze aba baracakora icyanga basigarana nabo reka mbe nibikiye hano ubwo nta n'ikintu murakora uriya si imyenda wagombaga gufura iminota 2 uracayi wewe ubundi ukuntu wari Ndani mari mujya guhumya be caranga akakazi nakabasongo karindagira akakazi nakabaswo nakabanyoko nakabanyoko wanyu nakabanye umndewe mu abantu muri guhana bose ngo mwagiye urose mwagiye mu kazi ko hasi kuba bayana kapfu mu heka bayano bano byanwa bibiwe wese muze hano asoni ahiki kimeze nk'igihinda bayano yakashambra hano manuka nawe mama ntasi mwese muri cyame jama neza weho urukuru rumuhenanga kashambra je kubahana kuko manza umve impamvu mumanze mwumve jewe mbande hariya ndi kubatakambira ndi kuvuga ngo twagira ngo nabuze n'ibyo mvuga buri wese yagiye mu kazi ke
Nende sote taje mwese mwibereye hanze ubwo muri kurojwagura muri mu marojwa. Mbuni yakagura ko Je kuba kwita buri muntu ngoni imwenye. Nana kose nje. Nimurangakore mu mapfa. Nimurangize buri wese agendeje mu kazi. Cyakoze iki giti ntabwo Amakashabo. ako ntinkubise cyane nje ngiye gukora Akore mu mapfa. bose nanakakora kumubari Ko muri mirwa kakashabo kakorwa nini. Venansi igitondo cyose iyi myenda agomba kuyifura iminota 3 none abandi bamesa bicaye uzi ikintu cyakuzanye iyi myenda yose nameshe urabona ari ntabwo ushinzwe kunsubiza ushinzwe kunsubiza ariko yaguhaye ko ariyo nyimi wagira cyo Fukama reba akakosaka ntabwo ushinzwe gufura uwicaye wese yose nafuza kuba mu gitondo ukubera nicaye ubu si ukuntu ugufura nangwa uko waje guteka ariko Muhammed aracyaba kontura mwese ndavuze ngo fukama ariko mabuja koko akubunu Geza abayobora. akubunu buretwa twajemo n'abaramba Jana bakata. Ngo mugikorera 50. borera Tubakwe hicu. Ikorere kashabo. Ikorere. Nawe paki. Icara. Ndachora ha. fatira ho gaci Kapatwe. Genda hari. Nawe paki. Usuza no hejuru soka. Urasoka. jana mu mubana Soka urasoka. Asona. Urabisoka. Bo. Nawe haguruka. ubwo nje sinafika mu mubana turabishira mu buhemu Uretse iri fumbire burariyunda neza kuri. Ndaje guhakaza. Burariyunda burajegerana. Je nta muntu ugomba kumpagarara nawe. Runda neza urugira kanuni. Nawe haguruka. Vayo hano. Njyewe nareze hafi na pakiye Bose bakabura buryo. Korera. Ubijanira ipfa muri mbura butura. Hasi hasi. Dore kwa muri mamunini burimo inka ruguru hejuru ku mwisho gwaje. Usikuda ufata kino gikubonye gukora abantu baguzinga abantu kamera sikako byagize. Wagira ngo harimwe naje kuri mwaje murakora mutikoresheje. Korera neza. ko mwana ndabi Korera neza. Gogende. Aye gushira kandi gato. uretse Gende. N'amacini. Muzanakora uko njyaga kubera mwebwe. Nene abantu bakoresheje zinka zarya. subundi ubu ngubu abana mwabakarabishe abana bagiye kubakarabye ntabwo ushinzwe kunsubiza ibi ni ibintu wakoze ubu ngubu nakukubita nakukubita ibi ni ibintu Ko shahere. Ubwo ni ibintu wikoreye. Ibyo ni ibintu wikoreye. Pakiraho ibintu. Pakiraho buzwe no hejuru. Amabere. Ko. Reba kashi kuhura n'amati. Niri kuya ngo ture. inaniri wari Ikango. ko tubona ko umuntu yinaniriye neza nkuko byari. Wowe fata ko cyo. Ugenda kuzana amazi mu gishanga. Babuza amazi ko kuhira ngo ura hakaza. Kandi ngere usange bamaze no kuzuza. gagira si tugende shefu Uruntu wagira sinzi wajya rurima badayimoni. Urumvaga ni wabo ngo bararuteze niba ari byo. Bateze bakagira icucu. Cyo Jean Wis. tunyure he akazi karananiye njyewe Karakunani. karananiye unaniwe kare Akazi karakunani. Akazi kakunani. karananiye mu nyirukane ngo unaniwe kare sha unaniwe Barre wa kare mugabo. iminota ibiri ugaruke sange warangije urukunyumva ubu narakaye umwami yagiye igihe atagize umva iminota ibiri urukunyumva ngiye kuja mu masambu njya kureba uriya Muhammed nawe metse ndamwirukana ubu ibi ni ibintu Cyacu utwe rufu. Urambwira ngo mwahinze koko neza neza bihagaze.
udahinga se none ugwatu umuntu uzahingaga imitabo ibiri kuva mu gitondo kugeza saa 8 saa 9 zikaba zituye ubundi mwaga mwatugaburiye ibiki biri gutuma wivoga utiganda karukamera nk'umuntu kurya yicaye mwo gaho ye ifumbire rire mwaje mwikoreye ntabwo barihingiraga mwarihingiye hasi yo murishira hejuru kuya zarisanzanye giza tukabona gutera dore ibintu twakoze nk'ibicucu reka nkubazema nk'ibicakara be nk'ibicucu reka nkubazema we umukire aragoye urumva ukadukoresha uburere ese wowe ntabwo uri umuntu kandi nawe wakubwira ngo kora nk'akago kugonera mu mutwe nkakukuza n'amacini ubuzima ndaburambiwe kandi apfa no kubyanika ubundi sarishimire bagahana washaka ajya ntabipfuye wakora neza byose kimwe biraburenze areka ibyo mbone kwa Venantiel ibyo mbone ntaho babushanje koza amasafuriya koza amasafuriya n'amasafuriya ugomba koza igitondo cyose nari nabanje najya gutura kwari ushinzwe kuza kundirimbira mu gitondo wigeze uza kundirimbira niko weho urukumbira ngo ngifambere ngo mwaritabiriyeho iyo muri sanza hejuru kandi umukire ntaje arakosha ngo dukoreshe uburere ubwo ushobora gukoresha gake gake noneho babwira neza je nitwa Karungura je nararunguye je nitwa Karungura nagusandaza n'impanga umva kumva iki dukoresha gakeya bacuma bari natwe twabaye uretse bacuma bari na ryafumbije abamusige murarigurisha bacuma bari bose ndahita nakubwira naho byari nakushahura nto mugiye kuja kuzanteza impuza bose ugasanga ngo nabyo nanje mbuza akazi wagira ngo shahure nyo mwese urahura duhemba nasi basa nabahuza n'amaciso bacucu nababana nabazana nkawe narakuza waba uduhaye make twigendere amaciso amacinyo tebo tugende ariko ubu ubuzima bw'umuntu azahoramo yamuhaye niwe yenyine ariko ikibazo cyo nakomeza gutya bizasubirwamo ntabwo ibi byashoboka zaba ndeba mugiye umva baza urande ngere mu rugo nituzongera kumva natwe noneho manzu mugende mu rundano ryafumbire neza noneho muri pakire mu kacyojana nibyo muri korera nawe aho ngaho hahinge wumve kuntu guhinga bimeraga nawe bashasha baramwosha none dore gahingisha igiti nawe hahinge ubu bahinga turigende rombo mwana cuma ngwino nkorere mwikorere nini ikorere nini Joni ryo rinini fatanye bice ibuye rimwe rinanwa abagabo babiri banganuka no muntu arya tusiga mubabarira umbi abantu boga babiri ibuye rinanira uburenganzira buharanira ikiremwamuntu buhabaka ikiremwamuntu suri kiremwa nyine uri ikiremwa mu biremwa asona vayo kagaruka ari soni fata mwatu fata ukuni hasi nawe ntabwo uri guterura wahazi waterasa weha w'igitumbu byushe cyane bari gushiramo ingufu shishira mu hasi shiremo cyarungwe ni terura ako gundi chef nawe ngwino jeje korora muterura nini terura nawe fataho nawe ushaka nangwa uterure wenyine terura iryawe shani iryawe genda shagenda genda woho genda uranyongeza yego genda uranyongeza ngezwe iminsi terura gufatwa iki kafata amabyi terura wewe akongeza nzakira sha mwaje kuruha se mwaje kubona ibyiza nzakira humura rapikasi kashaba hasi wo urukudira terura iryo rinini ubu yari kumeneka bararyikorera umva rero ufata ubwo amafaranga baguhemba ukorera ingira ukorera iri fatiri gwina hano wowe guri mufasha vaya n'umufasha fatiri urarera kumera uri muri ry'amabere ga nyina bayikira yareba ibyo ngiye nanje nayo turabyirebana turapima koresha jana rwa runini jana teruri jana rinini
uzi ngo garasigara mu murima hagati ntabwo urukura kuko umutabo dushaka kuwubumba gukaba umutabo gubi nayo uri urayamba gari mu murima hagati gagomba kuva mu murima hagati gagasanga gandi mabuye wankorera gakore mu ntoki fata aya mabuye yose gavemo uranza aka gatabo mwabumbye mugashira uragaca kabiri ugazane hano mubumba umutabo gwawe yewe ha wankorera n'amagambo gusa none nubwo ndahembwa korera iri bari tuvana aho ngaho banire inyundo ndime inyundo siniyashe inyundo sindayifite kugira inyundo je wareka no kumpemba nirine bari wa mugabo citse umugongo cika birameneka terwa amagara nyagurira ku rutugu ziba terura terura ijane rivaho rigende winihira kandi terura utakanuye amaso iyo ndi imbere ya databuja ndi kutamba akazo ngo muri abakozi muri iki n'ibiki ngo nabayoboye nagize terura ingiri wenda terura ibyuma ntabwiri bakore mu ntuzi akorerwe mu biga terurije eko kiki waje kubara kiruzi shani buye Janda hagata njenyine Janda hagata njenyine ye kugenda rya n'inkoni basyaga no guhamba ko byarorera mpagate koko nkore bose nta nshima ari njewe ukoraga mu bakozi bose ngakora cyane nkagerageza kumushimisha none angeretsemo inkoni koko zagerene akanaka arya nubwo nagusabye akazi koko akanakazi koko yewe ntabwo mbabarira rwose n'abandi kubabarira ibiki abanje najya gutura icyari ndangije ndaza ntura wahishije ariko nizere ko wahishije ngiye guteka dore ndikoze ndemera frema